Muraho neza. Amazina yanjye nk'uko babivuze nitwa Kariza Lorette Aneli, nkaba ndi komiseri w'amakuru ndetse no kwibuka muri AER, nkaba ndi n'umwanditsi. Uyu ni umunsi udasanzwe, twese uko twicaye hano twateranyirijwe hamwe no kugira ngo twibuke imiryango yazimye. Ndashimira abakomeje kubikomozaho, ntabwo iyi miryango yazimye, ahubwo umuryango mutoya niwo wazimye. Imiryango migari turahari kugira ngo tubibuke ndetse tuzahora tunabibuka. Iki kiganiro ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine, nubwo ari njye ugiye kubanza kuvuga, n'abandi ndagenda mbatumira nyuma. Iki kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti kongera kubaka umuryango wari waragambiriwe kurimburwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside bifite umugambi wo kumara, gutsemba burundu ubwoko bwateganyijwe. No mu Rwanda niko byagenze. Jenoside yakorewe Abatutsi yari yaragambiriye kumaraho ubwoko bw'Abatutsi, bukazima, bukibagirana. Niyo mpamvu twicaye uyu munsi turi kwibuka imiryango yazimye, n'ikimenyetso kigaragara neza yuko twese wenda tutari no kuba twicaye hano kuko ntawe ari kuba ari kwibuka. Turashimira Imana yarokoye abarokotse bose, tunakomeza kubakomeza cyane. Iyi miryango twibuka nk'uko documentary yahoze ibivuga, bari ababyeyi, bari abana bari kuvamo abaganga, bari kuvamo abapilote, bari kuvamo ingabo, bari kuba ari amaboko y'igihugu. Ariko uyu munsi turabibuka, bapfuye bababaye, bapfuye bafite agahinda, bafite inzara nyinshi. Bimwe nta nubwo tuzabasha kubimenya uko bapfuye, bamwe nta nubwo tujya tubasha kumenya amazina yabo kuko ntawe uhari wo kuyatwibutsa. Bamwe bavuga n'amazina babahimbaga mu rugo kuko amazina yabo ntabwo tuyazi, kuko wari kuba ari mama we, wari kuba ari papa we, nawe yarishwe. Iyi miryango rero ikwiye agaciro kadasanzwe kuko umuryango mugari duhari. Iki kiganiro kiraza kuba cyiza cyane kuko biraza kuba umwanya w'urubyiruko, abakiri batoya twese, kugira ngo twigire ku bakuru. Aricyo kiba kigomba kubaho kugira ngo iyi miryango yazimye natwe tuyimenye, nitwe tuzayivuga mu myaka iri imbere, kandi ntabwo tuzayivuga tutayizi, ntabwo tuzayivuga tutazi ubuhamya bwabo. Tunashimira abakuru cyane bakomeje kutwigisha amateka, bagatuma tubasha kuyiyumvamo, igihe kizagera tuyavuge nk'abayabonye, nk'abari bahari. Murakoze cyane, munyemerere twakire abo tugiye kubana mu kiganiro. Ndasaba Kapiteni Louis Uwizeye kwegera imbere, ndetse na Felicite Ryamukuru, Iradukunda Jerome na Honorable Mugesera Antoine. Nababwiye ko tugiye kwigira byinshi muri kino kiganiro. Iyi miryango twibuka none rero barapfuye, harimo n'Abatutsi batishwe ariko bakicwa bahagaze, bakakubwira ngo genda n'ubundi warapfuye, kubera ibyo bari bamaze kukwereka, kubera kugushinyagurira birenze byari bimaze kubaho. Umuryango nyarwanda wari ukomeretse cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse sinatinya kuvuga ko abenshi bari barapfuye bahagaze. Niyo mpamvu insanganyamatsiko igira iti kongera kubaka umuryango wari waragambiriwe kurimburwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabo ubwabo ntibari bariho, bari bahagaze ariko bajegera. Nta cyizere cy'ubuzima bari bafite, nta cyanga cy'ubuzima bashakaga kumva, ndetse hari n'abandi mu mitwe yabo bumvaga ko bapfuye. Byasabye imyaka myinshi kongera kumva ko ari bazima. Ndagira ngo nsabe abari aha ngaha bose, navuze amazina yabo gusa ariko babibwira mbere yuko dutangira ikiganiro. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kapiteni Louis Uwizeye, mbarizwa mu ngabo z'igihugu zirwanira mu kirere, nkaba ndi n'umupilote mu ndege za Rwandair, amazemo imyaka 11.
murakoze abanejejwe no kubana namwe muri uyu mugoroba dusangira mu biganiro. Murakoze. Murakoze. Nanjye mbaje gushimira kuri ubu butumire, nshimira na JRG iki gikorwa gikomeye. Ngewe nitwa Ryamukuru Félicité nk'uko babibabwiye, nkaba ntuye mu Bubiligi, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite abana 4 babyiruka, noneho nkaba nkomoka no mu miryango yazimye. Iwabo wa papa bari abantu bavukana. Papa yari imfura ya famiye y'abantu 8, y'abavandimwe 8, bose bari barashatse, nta n'umwe wasigaye. Hanyuma ngira Imana ngewe rero ndarokoka, turokoka turi 2 muri famiye y'abana 7. Iwabo wa mama nabo bari 11, hasigara 2, ariko abandi bose barashira. Ni igikorwa cyiza rero kuri uyu mugoroba turi buze kuganira, kandi ngewe kimba ku mutima kuko aho tuba mu Bubiligi turwana no gusigasira amateka, nubwo wenda biba bigoye, ariko kuba muri iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye bituma tunakomeza gushyira imbaraga mu gusigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Irankunda Jerome, nkaba ndi umunyamuryango wa JRG, ariko mu buzima busanzwe nkaba ndi n'umwarimu. Murakoze. Murakoze. Nitwa Muzehe Mugesera, ndi muzehe. Izi zangano zamaze Abatutsi n'imiryango zaje ndeba, zaje muri za 57. Mbere nta bya bihari, nize primaire, nize bitaraza. Ibi bintu bije vuba, ntujye ngo ni bya kera, ntibyahozeho. Murakoze. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Louis, warokoze Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ukaba uri n'umupilote. Bitanga ubuhe butumwa mu kubaka u Rwanda rushya? Murakoze. Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, amahirwe ntabwo yari kuri bose, ariko nyuma yaho tubonye igihugu cyiza, amahirwe yaje kuri bose mu nzego zose nta kurobanura. Ibyo rero ni amahirwe ku rubyiruko, ndetse ni amahirwe tugomba gukoresha, kuko ababyeyi bacu, abavandimwe bacu babayeho muri ubwo buzima, ntabwo bigeze babona ayo mahirwe. Hariho ivangura mu mashuri ndetse no mu nzego zindi. Rero nk'urubyiruko, kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, igihugu kitureberera, igihugu giha imbaraga cyane cyane urubyiruko. Ku gihari rwanjye ndetse n'urubyiruko bagenzi banjye, mbona ari amahirwe tudakwiye gupfusha ubusa. nta mupaka, kuko haba mu mashuri, haba mu nzego za gisirikare, haba mu yandi mahirwe yose, amahirwe arangana. Ahubwo twebwe n'uruhare rwacu, ni bisigaye nuko tuyabyaza umusaruro, tugakora cyane, kuko inkotanyi zaturokoye, inkotanyi zatabaye abanyarwanda, zigatabara u Rwanda, tukaba tumeze uko nguku. Ni igihango dufitanye, ndetse n'igihango dufitiye abacu
twibuka muri uyu mugoroba tugifite rero cyane cyane nk'urubyiruko kuko nta kindi twabitura nta kindi twakora uretse gukora cyane mu mahirwe tubona tukaba mu ba mbere cyane cyane nk'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi dukora cyane ko tugakora n'aho abandi rero ubutumwa naha bagenzi banjye ni uko nta mahirwe yo gupfusha ubusa urugendo dusigaje ni urwo kubaka igihugu cyiza tugakomeza mu nzira y'abayobozi bacu ibyo rero tuzabikora nta kundi uretse kubishyiramo imbaraga zose murakoze murakoze cyane uri umubyeyi muri famiye za JARG ubona nibagiye muri presentation nk'abandi n'umubyeyi muri JARG famiye yitwa Indongozi ndumva icyo muri presentation nibagiwe yego nk'umubyeyi rero muri famiye za JARG niwe musanzu wanyu mu kubaka umuryango nyarwanda washegeshwe na jenoside yakorewe Abatutsi urakoze ARG na JARG bijyaho mu ntego ndetse mu byari imbere hari ukomorana bikomere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ubuzima icyizere cyari cyaratakaye habayeho kugira ngo abantu bagarurane icyizere iyo imiryango rero muri JARG ndetse na ARG tugira amafamiye agizwe n'ababyeyi ndetse n'abana agerageza kuba urwibutso ndetse no gukora famiye zindi dusanzwe tuzi hanze ari byo mpamya ko mu rugendo tumazemo igihe abantu bagiye bigarurira icyizere abantu bagiye baganira abantu habayeho dukora ibikorwa byinshi haba gusurana guhemba wabyaye ari ibikorwa byinshi dukora ibyo byose rero iyo usubije inyuma usanga uko bitangira n'uko aho bigeze aha ngaha ni intambwe yubaka sosiyete yacu kuko udafite ubu buzima udafite icyo cyizere na sosiyete yindi n'ubuzima bundi ntabwo wabasha kubukora neza ARG imiryango yacu icyo cyizere ubwo ubuzima bugaruka ubwo gufatanya ibyo byose bituma ndetse twubaka igihugu cyiye twishimiye murakoze murakoze cyane yego Felicite batubwiye gukoresha amahirwe neza yose dufite nk'urubyiruko ariko nk'abakuru ndumva ko mwayakoresheje neza mwebwe niyo mpamvu ugiye kutubwira nka diaspora uruhare muri kugira mu kubaka umuryango nyarwanda cyane cyane ko abenshi bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi bari hanze mwebwe nka diaspora rero niwe musanzu wanyu mu kubaka n'umuryango nyarwanda murakoze ubwo ndavuga wenda ku giti cyanjye uretse ko nyine mba no muri diaspora nari namaze n'imyaka 3 mpagarariye Ibuka ikintu cya mbere umuntu yakwibandaho cyane cyane iyo tuba muri diaspora ni ukubanza kwijajara wowe nk'umuntu wacitse ku icumu aba ari we mperaho nihereho ni ukubanza wowe wenyine kumenya imbaraga ufite n'uburyo umuryango ugiye gushinga ukamenya kuzawurera ngewe nabanje kugira ibibazo cyane nkimara kubyara nkajya nibaza uburyo nzabwira abana jenoside uko yabaye hahandi abana babaza bati kubera iki twe tudafite papi tudafite mami tudafite nta muntu dufite mbese
ubwa mbere twatangiraga kubabeshya tukababwira tuti ni ukubera turi mu Burayi buriya bari muri Afurika. Tugeze aho batangiye gukura turavuga tutoya tujya muri formation, nubwo umuntu yabaga afite indangagaciro n'uburere uko twize uko twakuze, ariko ubugeze imbere y'ikibazo gikomeye ukavuga uti sinshaka kubibabwira uburyo turi buze guhabanya, papa avuge gutya nanjye mvuge gutya cyangwa se ubivuge urakaye. Muri iyo formation rero parentale nahigiye ibintu byinshi. Menye ko umwana ugeze mu kigero iki n'iki bamubwira ibingana n'icyo kigero, ariko umugambi wari ukubabwira jenoside yadukorewe ko njyewe ntagifite papa mama grand-père grand-mère frère sœur, ifo ko tubona uburyo tubibabwira. Ngo ngarutse rero ku kibazo, ikintu cya mbere kugira ngo ushobore kubaka abandi ugomba kuba wowe wenyine washatse tools, ibikoresho byo kwiyubaka, ukamenya ko jenoside ni icyaha cy'indengakamere. Sinzi niba abatarabitekereza iyo bari mu burezi babishyira mu gaciro, kuko ushobora kubwira umuntu uti narapfushije nta muntu ngifite, ariko iyo bigeze kuri jenoside kubivuga n'ibindi. Iyo umaze rero kumenya uburyo bigoye, bituma wiha se donner les moyens, ukiha les moyens zo kumenya uko ubikora, ugasoma ukiga tukishakamo imbaraga. Ikindi cya kabiri kinadufasha hanze ni ukuba tugifite umutima wo gukunda igihugu. Igihugu uyu munsi tuvuga ni icyizere, sinzi ukuntu nabivuga, no mu biganiro byinshi njyewe nicyo kintu kimfasha. Hahandi twabonye ibintu byazambye byashize nko muri iriya filime tumaze kubona, mu by'ukuri nta muntu wari uzi ko dushobora no kongera guhaguruka tugashinga. Iyo rero ufite icyo cyizere mu burere, muri abo bana dufite n'ibyo dukora hanze, nicyo kintu cya mbere umuntu ashishikariza abantu, akababwira ati nubwo mu bihugu byo hanze turimo bitagenda neza, ariko dufite igihugu ubu ngubu. Ubu dufite igihugu nk'uko afande yari amaze kubivuga, nta muntu uhejwe, abantu bose bashobora kugira amahirwe, n'abatabishoboye hanze iyo bakundishije igihugu nk'abana bumva ko nta handi, ni icyizere. Rero icyo kintu muri diaspora nicyo kintu cyakagombye kongera gushyirwamo imbaraga, kuko dufite n'abandi b'abanyarwanda bo biyemeje rwose kurutuka, kurupfobya, sinzi niba nabivuga gutyo. Hahandi uvuga ko u Rwanda wagiye wagarutse, urabona ibikorwa, urifuza kuhashora imari, urifuza ko abana bagenda bakagaruka bakahasura. Dufite abandi bo noneho bavuga bati u Rwanda ni ruhanwe, u Rwanda. Izo mbaraga zombi zirahari, ariko iyo dutangiye kumenya ko aho tugeze ari icyizere, n'ibyo dukora hanze tubishishikariza abana bato, urubyiruko n'abantu dukorana b'abazungu, nabo baba bagomba kumenya aho tuvuye n'aho tugeze. Rero icyo cyizere kirubakwa, ariko kikubakwa buri gihe dukomeza kwishakamo natwe imbaraga kugira ngo n'ejo bundi tudasitara, tudasubira inyuma. Murakoze. Murakoze cyane. Ndi kugenda niha imikoro myinshi, nashishikariza n'urubyiruko ruri ahangaha rwose kugenda biha umukoro, kuko bari kuvuga ibintu bitandukanye kandi byiza. Yigeze kutubwira ku kintu cy'amahirwe, ngira ngo amahirwe koko twese turayabona, ariko se turi kuyabyaza umusaruro? Ibibazo byose ndi kugenda mbyibaza, nawe aho wicaye wabyibaza, kugira ngo uze kuva ahangaha hari umukoro utahanye. Felicite arakoze cyane, atubwiye yuko iyo ugiye kwiyubaka uba ufite intwaro zo kwiyubaka. None ubu turashaka kubaka amateka yacu. Ese dufite izihe ntwaro nk'urubyiruko dushaka kubaka amateka yacu? Reka twumve Jerome, atubwiye ko ari umurezi. Shaka kubaza uruhare rw'uburezi mu kubumbatira no mateka ndetse no kuyasigasira kugira ngo dukomeze twubake umuryango nyarwanda. Urakoze cyane. Ubundi jenoside yakorewe Abatutsi yamaze kuba igice cy'amateka y'u Rwanda. Ibyo ni ihame kandi ntabwo twabikuraho, ni amateka. Rero kuba ko yabaye igice cy'amateka y'u Rwanda,
kandi abanyagihugu beza bakwiye kwiga amateka y'igihugu cyabo, dukwiye kuyiga tukayumva neza noneho tukanayigisha. Muri uko kubikora rero bisaba imbaraga bisaba ni uguhera mu bantu bakora mu rwego rw'uburezi nkanjye ko bikwiye kujya muri gahunda z'amasomo bigisha, ibyo twita curriculums, bikigishwa nyine nk'amateka y'u Rwanda. Noneho rero abantu bakabyiga kuva mu mashuri y'ibanze, amashuri yisumbuye, amashuri makuru na za kaminuza. Icyo ni kimwe. Hari amashuri rero mu Rwanda nk'ahandi hose ku isi bitewe na gahunda bafite batiga amateka, kuko bose bagenda bafite ibyo baba biga, cyane cyane mu mashuri makuru na za kaminuza. Ayo mashuri rero atigisha amateka, birakwiye ko hategurwa gahunda zidasanzwe zo kubigisha no kubasobanurira amateka y'u Rwanda, cyane cyane bibanda ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'uburyo bakwiye kuyibuka. Ibyo rero bizakorwa kandi ngira ngo no mu Rwanda birakorwa, ahantu henshi bategura na gahunda zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu bigo bitandukanye by'amashuri. Ariko iyo urebye, iyo tuje mu kwibuka hano, kimwe no muri ibyo bigo by'amashuri n'ahandi, mu by'ukuri ibintu byose ntabwo twabivugira hano. Nko muri uyu muhango turimo wo kwibuka imiryango yazimye, batweretse documentaire itubwira imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. JRG yateye iyo ntambwe ikora ubwo bushakashatsi, ariko natwe cyane cyane nk'abarimu n'abandi bakora ahandi, nk'uko Vice Perezida wa JRG yabivuze Dimitri, ko dukwiye kwandika, no muri documentaire abayobozi benshi bagiye babigarukaho, dukwiye gukora ubushakashatsi bwimbitse, kuko nk'ubu nguhaye urugero, tugiye gutanga ubuhamya uko twicaye hano, buri wese afite ubuhamya butandukanye n'ubwa mugenzi we, kandi abo barimu n'abandi bigisha amateka nibyo bakwiye gushingiraho kugira ngo koko bigisha amateka y'u Rwanda, y'ibyabaye mu Rwanda, abo bana twigisha n'abandi batagiye mu mashuri cyangwa bize mu bitajyanye n'amateka y'u Rwanda babashe kumenya koko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukwiye gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, bihereye mu miryango yacu, abo twari duturanye, tukagera no kuri iyo miryango yazimye n'abandi. Iyo usomye ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa ukaganira n'ababukoze, buri gihe barakubwira bati uwampa amahirwe yo kongera kwandika, ndumva hari ibintu ntavuze nkwiye kongera ngashyiramo, nkongeramo. So birakwiye rero ko twese duhaguruka tugakora ubushakashatsi, noneho abayobozi bacu bagashyiraho uburyo buhamye, haba mu mashuri bagategura gahunda koko yigisha ayo mateka agaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, mu bundi buyobozi nabo bagategura inyigisho zigenewe abanyarwanda muri rusange. Ariko ikiruta ibyo byose, nubwo twajya mu mashuri tukiga cyangwa tukigishwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ishuri riruta ayandi ni mu miryango yacu. Dukwiye kwigisha abana tubyara, barumuna bacu, cyane cyane nk'abakuru, bakabiganiriza abana babo. Mu kubiganiriza abana babo, kubabwira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho gute, byagenze gute, abantu bari batuye aha, ko hari umuryango wari utuye aha numva ngo warazimye, byagenze gute, tukigisha abantu bihereye mu miryango yacu. Ikindi nagira ngo ngarukeho, kandi ngira ngo yenda nanasorezeho tunibuka imiryango yazimye, tugerageza kugarura kwibuka iyo miryango kandi dusigasira amateka yayo, ni ikintu kijyanye nuko tukora akazi kacu cyangwa ibintu byacu mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri niba ndi umwarimu ngiye kwigisha ayo mateka, sinkwiye kuba nshidikanya cyangwa mvuga indimi ebyiri. Nk'uko yabivuze ati, kubera ko dukunda igihugu, umutima mwiza, twirinde cyangwa turinde abantu kuba bavuga indimi ebyiri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni amateka azwi, amateka ntabwo wayeditinga ngo uvuge gutya, amateka ari uko ameze, tugomba kuyiga tukayigisha uko ameze. Ibyo ni ibikorwa bizadufasha bihereye mu miryango yacu, mu mashuri yacu, noneho amateka, noneho dushyiraho na gahunda zo kwibuka zihoraho nk'uko bisanzwe, byadufasha biciye mu burezi, guhora twibuka imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi bishwe muri rusange muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze.
murakoze cyane. Ababyeyi bari aha ngaha, kubwira abana banyu amateka ni ukuyabaha. Mu buhamya bwanyu niho tubasha kumva ibyo mwaciyemo, kandi abo mwigisha nibo bazigisha abandi mu gihe kizaza. Ntabwo amateka yagomba kuzima kandi mwararokotse. Muri twebwe ni ahandi ho kugira ngo amateka azakomeze. Turi umuyoboro mwiza wo kugira ngo amateka azakomeze asigasirwe. Turi umurongo mwiza, turi umuyoboro wo kugira ngo aya mateka ntazarekere kuvurwa. Tuzakomeza tuyavuge, tuyaha abandi n'abandi bayaha abandi, ariko bizahera kuri mwebwe. Nimufunguke mutubwire aya mateka natwe tuyabike ndetse tunabashe kuyasigasira. Mugesera, turakwakiriye. Watubwira itandukaniro ubona hagati y'u Rwanda rwa kera n'u Rwanda rw'ubu ngubu? Yego. Hagati y'u Rwanda rwa none n'u Rwanda rwa kera bisa bidasa. Ntabwo bihuriye. U Rwanda ibibazo si bimwe, kontekisi si imwe, environnement si imwe, atante abantu bafite si zimwe, ibibazo dufesinga turiho duhura nabyo si bimwe. Ni ukuvuga tugomba twebwe guhimba ubu ngubu, namwe muzabihimba ibisubizo bijyanye n'ibibazo biriho ubu ngubu. Ntimuzajya gusubiza ibyo basokuru wacu, ibyo ba Rwabugiri, ibyo babwimba n'abandi ba kera bakoze. Isi yabo yararangiye. Hari ibibazo bishya by'iki gihe bireba u Rwanda muri rusange, bireba n'urubyiruko, kuko mufite umurage mwiza. Iki gihugu basokuru barakiremye bose, bimara imyaka ibihumbi, si ibihumbi, nka 600 magana ngaho. U Rwanda ari u Rwanda, ruruta Amerika, ruruta Ububirigi, ruruta ibihugu byose byirata. U Rwanda ni rukuru, rwaremwe n'abasokuru bacu. Twagize ibyago, hanyuramo ubukoroni urasenya. N'umurage w'ubukoroni uradukurikirana, ni wowe buriya ukoze Jenoside. Nabize mu mashuri y'abakoroni baraje baravuga ati Abanyarwanda, u Rwanda si rumwe, si bamwe, ntibaguye hamwe, ntibazigiye kimwe. Biri Abanyarwanda ntibari babizi. Twiyita Abahutu, twiyita Abatutsi, twiyita Abatwa. Ntitwari tuzi ibyo kuva ahandi, ntitwari tuzi ibyo kuzira igihe gitandukanye, ntitwari tuzi ibyo kuvuga ngo twavuye aha n'aha. Twayise Abahutu, twiyise Abatutsi, turaha mu Rwanda. Nta handi twakoye ayo mazina, nta handi. Twiyise Abahutu, twiyise Abatutsi, bitewe n'izindi mpamvu. Ntibyari bitewe n'uko bamwe bavuye aha, abandi baje iki gihe amatariki cyangwa ahantu hanyuranye. Ntabwo ari byo. Ni twebwe twiyise Abatutsi, ni basokuru bacu bize kubera izindi mpamvu, ni kategori imibereho yabo. Njye nagiye muri Kongo, muri ba Kongo, yenda muri mwe harabahabaye. Umuhutu bivuga umukene, umuhutu bivuga umukene, ntibivuga tribu, ntibivuga race, ntibivuga etini, ntibivuga clan, bivuga umukene. Muri Kongo, muri ba Kongo kwa bakasavu hariya, umuhutu bivuga umukene. Muri Kasayi umuhutu bivuga umukene, ntibivuga, nta kindi bivuga. Yenda muri mwe harabahagiye. Muri Angola y'Uburengerazuba umuhutu bivuga umukene, no mu Rwanda cyane cyo byavugaga. Rero ibi twazanye ntabwo ari race, n'abazungu bazanye ikintu cyitwa race. Twiyita Abahutu, twiyita Abatutsi, twatuzi bya race, ntitwatuzi bya etini, twatuzi ko turi Abanyarwanda. Twiyita bene Gihanga, twiyita twese bene Kanyarwanda. Aya mateka barayagoretse, barayamanipira, barayadukoresha, baratwica, turaryana. Inshingano yanyu ni kuzubaka u Rwanda rushya. Iki kintu cy'abakoroni cyajemo n'icy'abaparimutu cyanyuzemo, tukakirenga, tukajya ahandi, tukongera tukubaka u Rwanda rushya. Kandi mufite urugero. Mubare ibyo ngibyo, yenda umuntu ntabwo inshingano zanyu zindi, ariko mufite inshingano zikomeye mwe. Nazanditse kugira ngo nazibagirwe. Inshingano zanyu nizi nk'urubyiruko. Mushaka nzibabwiye kugira ngo okay. Mwebwe uko nabonaga urubyiruko rw'ubu rwabigenza, nicyo nazanditse kugira ngo zitanshika. Mbona mutaheranwa n'aya mateka, mugakora ntimuyibagirwe, ariko mukasohokamo, mugashaka ukuntu muba abandi bashya, musohoka mugasa n'abongera kubaka paranteze ya Jenoside, mugasa n'abayirenga. Ntimuyibagirwe ariko mukayirenga. Ibibazo by'amacakubiri mukabirenga, mukabivamo, mukabisohokamo rwose. Ikindi nabonaga mwakora, kudakeka kwa ndu uzabikora ni mwebwe. Nta munyamahanga, nta wundi, ntawe mudusiganya, ni twebwe, ni mwebwe. Nta wundi uzubaka u Rwanda, ni mwebwe. Uko muzaba rwubaka niko ruzaba. Nimushaka kurwubaka neza ruzaba rwiza, nimushaka kurwubaka amacakubiri ruzagira amacakubiri, kandi nabaho muragatoye. Ikindi mbona mwagira, kwigira icyizere.
mukamuha uti ibintu tuzabishobora, mukamuha uti ibintu tuzabishobora, mukabishobora kandi mukabigira intego mukabishobora. U Rwanda mushatse mwarwubaka, inkotanyi ziriya zariyemeje tuzabahuza u Rwanda, zangana zari nkeya cyane, zirabikora zirabigeraho. Namwe mubyiyemeje u Rwanda twarwubaka, aya macakuri yabaye, amateshwa ya Jenoside yabaye bikarangira bikabaho, mukiziye icyizere kandi mukabikora. Ikindi mbona mwakora, kwigira ku murage twahawe n'abasokuru bacu. Hari abantu bitanze, ubu urabona hari ibishuko bikomeye byo kwishakira ibintu, kubaka urugo, kubaka inzu, kubaka imodoka, kuraka kakega ibintu nk'ibyo. Hari umurage kurenga ibyo, tugasana umurage wo kubaka u Rwanda, tukagiye no gushaka n'ubukene ntacyo twaye, ariko ukamenya ko igikuru umurage kubaka u Rwanda utarwubatse naho wabishaka byazasenyuka, bishatse byasenyuka. N'abangabo bari bafite ubungubu bagakora Jenoside, ntacyo bungutse n'ibyo bari bafite by'imitungo ntacyo bungutse. Abo mu cyaro bararenganye, bibaga isekuru, ikidasesa, urutaro, ibintu byo mu mafuti, ubundi bakica umuntu, ukarya inka, ukarya ihene n'inkoko. Ibyo ni ikisi. Twagombye kurenga ibyo bintu, biriya ni ubutindi bw'ubukene busanzwe. N'abanyapolitiki bakomeye bakavuga abandi bari bakomeye hano ntacyo bungutse. Nta muntu wagize icyo bunguka muri Jenoside bazabimenya n'umwe, cyane babonye imirimo ingana urwara kuko basenyaga bakagenda bagasenya inzitiro, nta wungutse n'umwe Jenoside, nta wayungukiyemo n'umwe. Twagombye kubakira ku murage mukuru, abantu bubatse u Rwanda rwa kera tukabasubiramo. Ikindi ni uguhindura imyumvire y'abantu. Ubu ngubu imyumvire iraruhije, bakeka ko ibintu uko bigishijwe ngo turirase turetini, hari abakibyemera, hari ababyemera ubu ngubu ko turetini zitandukanye. Barabyemera kuko Kayibanda yabyigishije imyaka 30, Habyarimana akabyigisha Kayibanda 10 n'ingahe, bakavuga ko ubu turetini zitandukanye. Sibyo, mu Rwanda nta retini zitandukanye, niba zihari n'imwe, twese turi abanyarwanda bamwe, nta retini zihari, nta rase zihari, ukubeshya. Tugahindura imyumvire, ibyo batwigishije tukasana babyo muri cerveau tukabyoza bikavamo n'imitekerereze, tugahindura imitekerereze mishya, imibanire mishya. Tugashaka uko ubu ni tujya gushaka akazi muri Angola, muri Mozambique niho horoshye, niho turi. Tukagenda tuvuga tuti mundangiye umunyarwanda hari, nimugende uvuga ngo urashaka umuhutu wacu, urashaka umugesera, ngo genda umugesera ashaka abagesera, ukavuga uti urashaka umunyarwanda. Nitujya muri Central Africa twashaka akazi kandi tuzajyayo, tuti turashaka umunyarwanda. Wajya muri Kongo ugenda uvuga ngo urashaka umututsi, turashaka umunyarwanda. Ukagenda tukagura ku Rwanda kuko tubona ko igikuru umunyarwanda. Abashinwa iyo bene wabo waje hano agucumbikira amezi 6 kugira ngo wige amashaho ugiye, aragucumbikira. Natwe wajya muri Central Africa umunyarwanda akagucumbikira, atarebye kuri umuhutu, atarebye kuri umutwa, atarebye kuri umututsi, akagucumbikira uko ashaka, uko wiga marishe isoko, uko wiga isoko ryaho hantu, no wajya handi mu bindi bihugu umunyarwanda wasanze akagucumbikira. Niko tugomba gukora, tukagura amaso, tukabagari ibintu, tugahindura imitekerereze yacu. Turashaka urubyiruko rufite icyerekezo gishya kitari cyo twabaye byacu twibuyanze mu mafuti. Nimuzabe nkatwe twibuyanze mu bintu bya zangano z'amafuti. Icyerekezo gishya kandi Kigali kiza, ruza aho muva naho mujya, ntimuzagende buhumye, cyangwa ntuzajya kwa rundi uzabikora. Ni mwebwe muzabikora, ni mwebwe, nta wundi, nta n'uwo musiganya. Ni mwebwe muzemamo leadership nzima, nta wundi, ni mwebwe. Nimutagira impamvu se twibuka Jenoside niki, nukugira ngo tazongera kwiga umwana wahiye ntibagirwa ko umuntu utwika. Nitwari wa Jenoside izongera ibi, nitwibagirwa ko amacakura asenya. Nimwe muzishakamo leadership ibayobora ahantu heza, ifite icyerekezo kizima. Ni mwebwe mugomba kuba bazabuka muri mwe. Abangaba barokoye u Rwanda, izi nkotanyi mubona bagiye bangana namwe imyaka 30, abenshi bari bafite 30, nta wari ufite 40 n'ingahe, 30, 20, 30, kandi barakoze ikintu. Namwe ubu ngubu ni igihe niki, nta kintu ugiye ngo nzamazana uwake cyangwa umwana wanjye banzanze arangiza amashuri, kibizakunda, bizaba ari trotari, kuko ibibazo mugiye gukura nabyo birenze ibyo twahuraga nabyo. Ibibazo bya cyane ntibyari nk'ibi. Ikindi twashaka urubyiruko ruzi ejo heza, turashaka ko mwaka ejo heza hakaba ariho muzaba. Urubyiruko nari nabyanditse, ushaka amaboko, inshuti, mukagura amarembo,
ntumubane n'umurenge wanyu, ntumubane n'akana gusa, ntumubane na yarije gusa, mugashaka amaboko n'inshuti mu banyarwanda bose abiganye mu mashuri bakagira esprit yo kubana, bakagira umutima wo kubana, ababanye ku mirenge, ababanye he mukabana hamwe. Turashaka urubyiruko ruzi kubana kandi rukabana neza. Turashaka urubyiruko rwitanga rutireba kandi ibishuko birahari byo kwireba, urubyiruko rwemera kwitanga, urubyiruko ruzavamo intwari, ko bari babagamo intwari, mwebwe biti. Turashaka urubyiruko rubamo intwari, n'abangaba babayemo intwari, namwe turashaka bazaba intwari, mugatanga ingero. Nshatse nabwo intwari zabayeho ni nyinshi. Ukabona arenze inyungu ze bwite, areba igihugu, inyungu rusange. Inyungu bishuko bihari ni ukureba inyungu yawe ku giti cyawe, uwareba inyungu rusange, kuko niho turebera. Inyungu rusange nipfa, ntawe ntuzabone akanyungu kawe kangana rwanda, ntiwabaho. Mweka tuwe inyungu rusange, sumbishe inyungu z'umuntu ku giti cye. Turashaka urubyiruko rufite indangagaciro nzima, zibaho nzima, si ukuzisengera, si ukuzijya indangagaciro, ukaba imfura, ukaba muzima, ukizerwa mu kazi, ntibirate, uzi ko bazika birata, abafongisiyoneri aho kuba leadership, aho kuba umukadaship, abo umukozi wa leta, akambara bamurwenya wowe, uyu mukozi akazi kazavaho, genda wowe dukora igihugu, twaka igihugu, arirata akicara mu myanya. Mwebwe nimukore ikintu kivuga ngo kuyobora abandi si ukwirata, kuyobora abandi si ukurata umwanya, uzawuvaho abandi bawuguyeho nkaswe wowe. Kuyobora abandi ushaka ko abantu bakwibonamo, bakwibonamo neza, wazahava ukahabana ishema, bakavuga ati yaradufashe neza, yatweretse inzira, yatuyoboye, yareje mufite inshingano yo kuyobora. Mwebwe n'abagenzi banyu mu rungano mufite inshingano yo kuyobora, ntimuzirate ngo mufite akazagana biranabyo n'icyaha. Bashaka kubaka u Rwanda rushya, imyanya ni mu byihoreye, bababonemo muri abantu bavuga ati byo uratubanye yatugejejeho, byo uradufashije atugezaho, bakakwizera, ukaba umuntu wizerwa aho ukora, aho ariko hose ukaba umuntu wizerwa. Tubona ariko urubyiruko ruzi ko umurage dufite ari uru Rwanda nta rundi, ni mwebwe uyu murage mukawugira mwiza, byanze bikunze, kandi mukarushyira intego hejuru. Ubu isi yabaye umudugudu, nizeye ko mwabonye viziyo 2050, nizeye ko mwayibonye, ifite amatwara kandi mwe muzayikora imyaka 30, murangaye ntibyagerwaho, kandi tugomba kubigeraho kuko ntidufite choix. Byensire dufite richesse batarabona, nimushaka ntuzagire ngo u Rwanda ni ruto, wapi. Iyi Nyabarongo yatunga miliyoni 25 z'abantu, ntibabizi, ariko etide zarakozwe kera. Akagera, ikibaye cy'Akagera cyatunga miliyoni 25 z'abanyarwanda. Akanyaru, ikibaye cy'Akanyaru cyatunga miliyoni. Ntimuzacyeye ngo u Rwanda ni ruto, si ruto, ruba mu mutwe niho u Rwanda ruba ruto. Dufite potentialité enorme, dufite ubukungu enorme. U Rwanda ni ruto mu mutwe gusa, ubundi dufite byose. Noneho haje n'ikoranabuhanga, mukarimenya naryo mukarusha abandi, tukaba intangarugero kandi twatsinda. Turasaba abarisikape by'umwihariko, abarisikape mwebwe, uru Rwanda rwanyu amaraso y'abanyu kutarutatira na rimwe, mukaba intangarugero. Aya maraso yamenetse, y'ikivu yamenetse muri uru Rwanda, y'abavandimwe, y'ababyeyi, y'inshuti zacu, mukaba intangarugero mu kurwanya amacakubiri, mu guteza u Rwanda imbere, mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, mukaba intangarugero no kurwanya negationisme. Ubu murandika, nabonye mwarika, c'est bon, ariko ntiturajya ahantu tukanda negationisme, turayikanda neza ngo tujegeze ibeho. Turashaka ko mwebwe yaje, kuko nimwe dufite bize, nta bandi, ni mwebwe mfura z'abarokotse bize, ni mwebwe mugomba kurwana iryo shaka. Nose nutarirwana n'uzarirwana, kandi mukaba ku isonga, mukamenya iyi tekinoloji moderne yose. Hano umuntu uhaje akabaza nashaka kurwana negationisme, akaza akirukira muri iki gihugu hano, ati nashaka kumenya ibihari, ngende nzabikoresha Burayi, mvuge nti dore arigima zirwanye yarigima abanegationisme bavuga, mukaba ari mwe mu bivuga, mufite inshingano ikomeye. Numva nacyo aho ngaho, basaba ko muzuba kurwana. Murakoze cyane, inshingano ni nyinshi cyane, nizere ko mwazumvise. Buri wese ngira ngo igihe akuramo inshingano yiwe. Ndagushimiye cyane.
igitabo navugaga nanditse ndi umwanditsi nacyanditse 2018 ariko izi nshingano zose ntabwo nari narazifashe. Ndibuka ko nandika ubwa mbere nararebye mbona keretse abantu babaye muri Jenoside nta muntu wanditse ku mateka akiri muto kandi atarabaye muri Jenoside. Ndavuga nimba ivuga baravuga ko umwana ko nta kintu azi yari kwandika iki. Naburaga ino nshingano yo kumva ko ari ibyanjye ari njye ugomba gufata iya mbere. Ngira ngo hatabayeho umuntu umwe ngo habe n'uwa kabiri bari guhuriza hamwe ntabwo igikorwa cyakorwa. Ariko njye numvaga ko agomba kuzaba undi muntu ubanza akandika igitabo ku mateka atarabaye muri Jenoside nanjye ngakurikira. Nta cyizere nari nifite. Izo nshingano zose ari kuvuga ntazo nari mfite. Ariko aho nazifatiye muri 2020 nibwo nabashije kugisohora ubwo navugaga isano amateka afitanye n'urubyiruko. Ngira ngo abantu benshi bajya batekereza ko urubyiruko rudafitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi, bagatekereza ko kuvuka muri 98 99 nta sano ufitanye n'amateka. Ariko harimo isano rya hafi, ndetse hatabayeho iryo sano nta nshingano urubyiruko rwaba rufite rwo kurinda ayo mateka, rwo kuyasigasira, rwo kuzanayavuga. Ni ukuvuga ko nta sano ribayeho byose byaba bihagaze. Ndagushimiye cyane kubw'inshingano zacu twibukije. Nakomeje kugenda inshingano zose amaze kutubwira zigenda ziza gahoro gahoro. Ni ugutera intambwe ku ntambwe. Ariko 2050 avuze viziyo dutegereje nitwe tuzaba tuyirimo, nitwe tuzaba turi abarimu, nitwe tuzaba turi ingabo turi kubivuga. Nahacu rero kugira ngo dutangire dukore ntago batubwira urugendo rw'uko bakoze, batubwiye icyo bari kudufasha mu kugira ngo tubumbatire ayo mateka tunayasigasire. Nahacu rero kugira ngo dukomeze dukore kugira ngo natwe tuzabone icyo tubwira abana bacu. Ni inshingano zacu rero zikomeye. Mwakoze cyane kudusangiza inshingano muri kugenda mwubaka. Urese yagiye avugamo inshingano ziwe kugira ngo mwabyumvishije uruhare rwe ari kugira ngo atange kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi ntizongere mu Rwanda ndetse no ku isi hose ntihazongere kubaho indi Jenoside. Mwakoze cyane.